murakaza neza kuri The Best Life Coach. Uyu munsi tugiye kubagezaho zimwe mu ngeso mbi umuntu yandura maze zikamukurira uburwayi bwinshi. Bene ubwo burwayi ntibushobora kubonerwa imiti uvura kubera ko akenshi umuntu aba atazi inkomoko yabwo. Mu migani igice cyaho cya 17 ku murongo wa 22 hagira hati: umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Burya ubuzima bushingiye ku mpamvu zikurikira zavuzwe na OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Bavuze bagira bati: la santé ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Elle est un état de complet bien-être physique, mental et social. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bwiza bushingiye ku mushyikirano uri hagati y'imikorere y'umubiri n'ubwenge n'umubano w'umuntu hamwe n'ingingo ze, hamwe n'umubano agirana na bagenzi be. Mu magambo magufi, ni impagarike ishoboye kwihanganira umuruho, intekerezo zishoboye kwihanganira ibibazo no kubana na bagenzi be neza. Bitewe n'uko ingorane zituruka ahantu henshi, nicyo gituma kugambirira kuba ingirakamaro mu karere urimo no guhindura imyifatire bizaba intandaro yo gukira kw'indwara zitari kuzabonerwa umuti. Mu migani igice cyaho cya 15 uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku wa 15 hagira hati: umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Umutima wujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Reka noneho tuvuge za ngeso mbi. Ingeso ya mbere ni urwango, iya kabiri ni ishyari, iya gatatu ni umujinya, iya kane ni igomwa. Reka duhere ku rwango. Hari abantu bikora bakanga abandi nta n'icyo babaziza. Wabaza umuntu uti ese wangira iki runaka, akagusubiza ati ntacyo rwose, ariko ndamwanga nawe bimenye, ndamwanga pe. Nawe se kubona umuntu ashobora kwangira undi isura ye, uko agenda, mbese imiterere y'iri fizike, igihagararo cye, uko agenda, uko areba, uko avuga, uko ateye, ibyo bigatuma ubyubakira kwanga mugenzi wawe. Hari urugero rw'umugabo umwe wangaga mugenzi we cyane. Yaramwangaga ariko kugeza ubwo yaje kubwirwa ati uyu munsi wahawe amahirwe, ikintu ugiye guhitamo cyose turakiguha, ariko hari icyitonderwa. Bari baramenye inkuru y'uwo mugenzi we yanga, baramubwira bati icyo uhitamo turakubira mugenzi wawe inshuro ebyiri. Yatekereza inzu nziza akavuga ati runaka baramuha ebyiri. Yagera ku modoka ati ubu nintunga imodoka nziza ihenze runaka aragira ebyiri. Areba ibintu byiza byose asanga ntibiri buze gukunda kubera urwango yari afitiye mugenzi we, akumva we atamutungana ibyo bintu byose. Arangije aravuga ati muzi n'ikindi, nimunkuremo ijisho rimwe kugira ngo mugenzi we bamukuremo amaso abiri. Murumva nawe urwango yaramufitiye. Reka tugere ku ngeso ya kabiri, ishyari. Burya ishyari si ryiza. Muri Matayo igice cyaho cya 27 tugiye guhera ku murongo wa 17 tugeze ku wa 18, hanyuma dusimbuke gato tugere no ku wa 20. Nuko bateranye Pilato arababaza ati: uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Nuko kuko yamenye yuko ishyari ari ryo rimubatangishije. Ariko abatambyi bakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. Aha murumva ko ishyari ryo ryatumye barega Yesu, bakamushinza ibinyoma, kugeza n'ubwo bemeye ko Baraba ari we warekurwa aho kugira ngo Yesu abe ari urekurwa. Mu buzima bwacu bwa buri munsi n'uyu munsi wa none
hari abantu bagirira abandi amashyari bakabagambanira mu kazi ndetse rimwe na rimwe bikarangira birukanwe. Hari abafungiye mu magereza barengana kandi byaraturutse kuri bagenzi babo babagiriye ishyari bakabagambanira. Ishyari rero ntabwo ari ryiza. Nk'uko rero turi kubabwira ku ngeso mbi zishobora ndetse no gukuririra nyirazo uburwayi butandukanye, bizarangira abanyamashyari nabo bibakurura uburwayi budakira. Ingeso ya gatatu ni umujinya. Ingeso ya kane nayo ni igomwa. Hari abantu benshi bagomwa abandi bakumva kuba batunze cyangwa se kuba bafite ikintu runaka bo batagitunze bagihomba cyose, bombi bakibura. Ari naho usanga bamwe bavuga bati tura tugabane niwanga bimeneke. Nibimeneka se byibuze kimwe wari ukennye, ayo makena arashira? Iyo bimenetse wunguka iki wowe? Mu by'ukuri ntabwo ari byo. Hari urundi rugero mwibuke muri Bibiliya, abagore babiri babanaga baryamye, bose bari bafite abana, maze baryamye nijoro umwe aryamira uwe arapfa. Bukeye akurura wa wundi aramwitirira ngo ni wowe. Ariko ibibazo birakomera, biba imanza, bagera mu buyobozi mu nzego z'ibanze biranga, bananirwa kubakiza, kugeza ubwo bageze ku mwami Salomo. Ariko kuko umwami Salomo yari umunyabwenge, aza kwiyumvira arababwira ati noneho rero icyo ngiye kubakorera, uyu mwana ngiye kumubagabanya mwembi, umwe atwara igipande kimwe n'undi atwara ikindi gipande. Utari nyina w'umwana bisamira hejuru ati nibyo rwose. Ariko nyina w'umwana yahise agaragara mu bushishozi n'ubuhanga n'ubwenge by'umwami, wavuga ati nimumureke, mwe musaturamo, ahubwo nimumureka mujyane. Umwami abiheraho aravuga ati nyiri umwana namubonye. Ariko murumva hagati aho umwe utari nyina w'umwana yashakaga ko umwana yakiranye ibyishimo, cya cyifuzo, yakiranye ibyishimo wa mwanzuro wo kugira ngo umwana apasurwemo ibipande bibiri, kuko ntabwo yasaturwamo ibipande bibiri ngo abeho, byari kurangira apfuye. Ariko nicyo yashakaga kuko we nawe yari yapfuye, aravuga ngo twese tubeho n'abana dufite. Iryo ni igomwa, kugomwa abandi icyo nawe kandi utari buze no gutunga, icyo utari buze kugeraho, gutura tugabane niwanga bimeneke. Ngo umwana reka tumusaturemo ibipande bibiri, njyane kimwe nawe ujyane ikindi. Arabaho se? Wowe birakumarira iki? Ibyo rero nabyo birangira bigukururiye uburwayi. Reka dukomereze rero ku ndwara ziterwa n'izi ngeso mbi. Kugira urwango, ishyari, umujinya n'igomwa bishobora gutuma habaho kudahuza k'utugingo dusohora imyanda kandi dukwirakwiza ibikenewe mu mubiri. Utwo tugingo batwita glande endocrine. Izo glande zikurikira: hari iyitwa hypophyse, hari umwijima, hari thyroïde, hari serenale, hari urwagashya, hari ovaire, hari testicule, hakaba na sidoripale. Iyo izi ngingo zidahuje cyangwa zidakora neza bitesha umubiri gahunda. Ibyo byose kandi bituruka kuri za ngeso mbi. Ni ukuvuga ngo iyo izi ngeso mbi zimaze gutesha inzira izi ngingo bita endocrine, gahunda yose umubiri irahinduka, buri rugingo rukigenga, maze amarembo y'indwara akaba aruguruwe. Zimwe muri izo ndwara ziterwa n'izi ngeso mbi twabonye harimo igicuri, iyo ni iya mbere. Ya kabiri, hari ugupfusha urugingo rumwe rushinzwe kunukirwa cyangwa kumva, kureba, gukabakabwa no kuryoherwa. Iya gatatu, hari umubabaro n'umunaniro udashira. Uyu munaniro udashira ushobora gukurikirwa n'ibi bikurikira: hari ukuryama ntusinzire, hari ukubura umutuzo, hari ukurakazwa n'ubusa, hari intimba, abantu badakora imirimo yabo bakiyumvamo umunaniro uhereye bakibyuka. Ibi bishobora no kuniza
kwirengagiza cyane ku buryo n'ibyo wari ushoboye unanirwa kubikora. Amaherezo iyi ndwara ishobora no gutera kwibura. Abafite ibibazo rero hari icyo wabamarira. Nta kindi rero cyabafasha uretse kuba wabafashisha ibiryo bikungahaye kuri vitamini C. Ikindi kintu nanone gishobora guterwa na za ngeso ari ukwifata nabi. Umuntu agasanga arifata nabi ariko intandaro ari ingeso mbi yifitiye muri we. Hari kuba ushobora gusanga ari umuntu uhorana intekerezo ngufi, ugasanga afite ubwenge butareba kure, agatinda kuvuga. Hari abantu birengagiza inshingano, hari abantu b'abanenganenzi, hari n'abantu batabana neza n'abandi, hari isuku mbi cyangwa se isuku nke, ndetse n'imitekerereze mibi no gufatwa n'indwara mu buryo bworoshye. Ibyo nabyo bikaza bikurikira za ngeso mbi nk'ingaruka watewe no kugira ingeso mbi. Ku mwana rero abura igikuriro. Ni ukuvuga ngo ahangaha n'umubyeyi utwite bishobora no kwafekita umwana uri mu nda, ariko n'umwana nawe wahura n'ibi bibazo dore ingaruka. Hari ugutuma umwana atagenda vuba, hari ukugira impungenge zo guhagarara, hari ugutinda kuvuga, kutumva neza, kunanirwa kurya, no kudashobora kwiyambika. Ugasanga umwana ageze igihe cyo kwiyambika ariko ugasanga ntabyo azi. Mu magambo make uwo mwana ntacyo ashobora kwimarira. Niyo agiye mu ishuri ananirwa ishuri. Uwo mwana iyo akuze ntabwo akura mu ntekerezo. Aba rero nabo icyo bashobora gufashishwa ni ukubaha ibintu bikungahaye kuri vitamini A. Hanyuma rero ingaruka ya nyuma ari nayo ikomeye n'ibisazi. Izi ndwara zose mu bwonko niho zisibanira. Nicyo gituma umutwe ari rwo rugingo rushinzwe izindi ngingo zose. Umutwe ni ikigega cy'ubwonko, nabwo bushinzwe gahunda yose. Ni ukuvuga ngo ubwonko nibwo bugenzura izindi ngingo zose. Umutwe ni ikigega cy'ubwonko, nabwo bushinzwe gahunda yose igenewe umubiri. Ubwo rero kuzuza urwango, ishyari, umujinya n'igomwa zazahaza intekerezo zawe, maze nk'uko twabyumvise biteshe gahunda za grande endocrine, maze uburwayi nk'ubwo butangire bukwigarurire. Dore ibimenyetso biranga umuntu urwaye mu ntekerezo. Umuntu urwaye mu ntekerezo arangwa no kugira intimba kenshi, kunanirwa ibyo yari asanzwe ashoboye, kwanga abandi, no kuribwa mu gituza. Iyo bidakumiriwe hakiri kare, izo mpagarara zishobora no kugeza ku burwayi bukomeye nk'uburwayi bw'umutima. Burya intekerezo zidatuje zibuza amahoro ingingo zose z'umubiri. Nicyo gituma Bibiliya ivuga muri Yohana igice cya 14 ku murongo waho wa mbere iti, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ayo magambo yavuzwe na Yesu muri Yohana. Guhagarika umutima gushobora kwanduza amaraso, kugatera igifu, mugasanga umuntu afite uburwayi bw'igifu bwamuzonze abitewe no guhagarika umutima. Umwijima, ugasanga nabwo umuntu arwaye umwijima bituruka ku ntekerezo afite, intekerezo zitari nziza. Ugasanga umuntu agira ibinya mu maboko, agira ibinya mu maguru ku buryo budasanzwe. Izo ari intandaro zituruka ku guhangayika cyangwa se kugira ibitekerereze mibi mu bwonko. Hari n'abagira isereri, ndetse bishobora no gutera rubagimpande. Reka tugerageze gusobanura zimwe mu ndwara zizanwa n'iyo mpamvu. Ariko reka tubanze dusome mu Befeso igice cya 4 ku murongo waho wa 25 tugeze ku murongo wa 32. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu.
nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresha amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufata abakene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho mu kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Carira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igoma ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Aha murumva ko Bibiliya yagarutse ku bintu byinshi iducyaha, itubuza kugira urwango, itubuza kugira igomwa, itubuza kuvuga ibintu bidafite akamaro, bitari bugire icyo bimarira abandi. Mu bushakashatsi bw'umudokiteri witwa Boisier, yaragenzuye asanga abantu bafite amahoro y'umutima amaraso yabo agenda neza, kabone n'ubwo baba batangiye gusaza. Abantu benshi barashakira kwa muganga umuti w'indwara zabo batewe n'impagarara zazanwe no kubura umutungo uhagije, cyangwa gahunda nke mu muryango. Abandi uburwayi bukazanwa no gupfusha abawe. Murabizi neza nta muntu ushobora gupfusha uwe ngo yishime. Abandi ugasanga barwaje abantu bari babafitiye umumaro. Ibyo byose rero nta kindi cyabikiza uretse kugira umutuzo, uretse kugira umutima wishimye, kudahagarika umutima. Nta miti yo kwa muganga n'imwe ishobora kukuvura ibyo byose. Iyo miti ntiyatuma umunyeshyari arireka, ntiyatuma abuze urwango barureka. Hari umuti w'urwango uhari? Reka da. Ntiyatuma abanyamujinya bawureka cyangwa abanyegomwa bakira. Ahubwo abafite ibibazo batewe n'izi ngeso mbi twabonye bagana abaganga bavura umutima n'umubiri, abo bita les médecins psychosomatiques. Indwara nyinshi zizakizwa no kuba umukristo unyuzwe kandi ufite kwihangana. Kwibwira ko hari indi miti yakiza izi ndwara zatewe n'ingeso mbi ni ukwibeshya. Nta miti ntayizabaho izakiza umuntu urwango, nta muti uzavura igomwa, nta muti uzavura guhagarika umutima. Ahubwo umuti ni ukugira umutima unezerewe, ni ukuba umukristo unyuzwe kandi ufite kwihangana. Ibyo nibyo bizatubashisha, ibyo nibyo bizatuma duhangana n'ibibazo byose, kuko harimo ibyo tutakirinda. Ubwo rero kwibwira ko hari indi miti yakiza izi ndwara zatewe n'ingeso mbi rwose ni ukwibeshya. Ahubwo reka twige kugira imico myiza, bizaduhesha amahoro maze twitungire ubwonko buzima. Mwakoze kudukurikira kuri The Best Life Coach. Mukomeze mugubwe neza no guhirwa ku byiza byose muri gukora. Mukora subscribe ku batarayikora, mukande like, mukore